dushimiye Imana itumye duhagarara aha nihabwa icyubahiro. Kimwe mu bitumye tuyishimira nuko n'ubuntu twagiriwe, n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ubwo rero ntabwo turi bubupfushe ubusa. Icya kabiri nuko hari uburwayi bwari gutuma tutaza, nabwo Imana yabugiye hejuru ituma tugera. Icya gatatu nuko muhari, kuba muhari nabyo biranejeje. Icya kane rero kadusome ijambo ry'Imana, Zaburi ya 50 umurongo w'12. Zaburi ya 50 umurongo w'12. Zaburi ya 50 umurongo w'12. Hari ijambo rivuze ngo iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Kansubiremo, iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'amapfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Ushobora kuba udafata mu mutwe vuba. Hano akantu uca akarongo karavuze ngo Haleluya. Iyaba Imana igira inzara ntiyakubwira, yaje irabaga itaje iwawe kuko ifite nyinshi. Kandi ntawayisanga mu ishyo rye ngo avuge ngo uri kuzibagira iki, iravuga bikaba yategeka bigakora. Hari n'izibaga itazikozeho. Hanyuma ndabinginze dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 10:10. 10 umurongo w'10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice ni 10 umurongo w'10. Umujura ntagenzwa n'ikindi. Namwe niho muri. Umujura ntagira ute keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njyeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Amen. Nitwa Pastor Munezero, hanyuma mvuka hano ariko siho nkorera. Ubwo bivuze ko abantu benshi bari hano ari ababyeyi banje. Nabatijwe Yorodani, sinzi aho yabaga, nahageze sinayibona, habaye ibuzungu. Ubwo rero urumva ndi umwana wanyu, kandi ntago mwareze nabi. Hanyuma nkorera mu rurembo rwa Rubavu, nyoboye itorero ryitwa Rurambo. Ndi umugabo, ndubatse, ndabiruye, mfite umudamu n'abana 7 n'abandi turera. Uwiteka yatugiriye ubuntu, twebwe turacari twese. Hagiye abatubyaye, abo tubyaye barasigara, nabihererwe icyubahiro. Hanyuma ni mu bishobora muvuge ngo amen. Ndashimira baririmbye ibindimo. Ndashimira Mushumba Jean Paul yavuze ibindimo. Ubwo numva ntabwo bitinda ko musetse. Nuragiye imwe aba ari umushumba, nkanswe uragiye zingana gutya. Ubwo kwaba ari uko mwavukiye hataba abashumba nk'amashyo, naho ubundi izi ni nziza. Nutayoboye itorero iwacu twakaragira inama n'ihene bamwita umushumba, ngo umushumba yacuye. Icyo ngize ngo tuganire, Haleluya,
ntabwo nize cyane mbuze uko mbivuga. N'uyu mugabo witwa Yesu ikiri kumugenza nikiri kugenza Satani. Nahoze numva mu cyaha Satani, mpita numva ko muzi ikiri kugenza Satani. Noneho nge nifuza kubaganiriza ikiri kugenza Yesu, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Umva ikiri kugenza Yesu. Hari abantu bamuvuga nabi ngumva nabima n'isupu n'isosi. Mbere yuko dusera nabonye babibahambiramo, ndagira ngo muhumuke mwumve misiyo ya Yesu. Kuki duteraniye aha? Yesu ari kugenzwa n'iki? Bibiliya ivuga ngo iki? N'indirimbo ivuga ngo iki? Ubwo umwuka azabaza muzahite mumenya ko ndi kumwe nawe. Mfite ibimenyetso ko Yesu ari ahantu. Ntabwo mwabyumva byose, cyokora imyumvire zimwe, ariko hano hari abantu bake bari kumva ko Yesu ari ahantu. Ababihamya bavuge ngo amen. Arahari ntawuhari. Twere kupfa gutora gusa, kabari gutora umuyobozi w'isi. Yesu ari ahantu ntawuhari. Niwe mwaje gushaka. Kambabwira ikiri kumugenza rero. Ubu turi hano, aleluya, kugira ngo uvuge ikiri kukugenza. Noneho na Yesu akubwira ikiri kukugenza. Yatangiye kubivuga, aravuga ngo mwana wa mama Hoziyana, namwe mwese uretse kuza kubagirira neza nta kindi kinzanye, kuko iyaba ngira inzara najanda sinakubwira wowe Boniface, naza gufata umuceri umufuka wasize mu rugo nkawuteka, usanze Imana itetse iwawe wakwiruka ntabwo wayikoraho. Ifite ikiri kuyigenza kitari ibyo. Imana yacu irakiza. Nabonye mwaparitse neza hariya hepfo. Ekutu, ntabwo ari imodoka ije gushaka, kuko uyu Yesu yiruka kurusha imodoka. Ikintu kiri kumugenza gusa n'ukugirira neza. Mufite amahoteli meza meshereza n'ibindi. Ntabwo yarura kuri bife. Niwe waremye bateka izo hoteli zikomeye. Yaba ari ibiryo bimugenza, yabarema mu ijuru naho bariyo. Umva icyo muzanye gusa pointre. Ikizanye Satani nukurimbura no kwica no kuzambya ibyacu. Ikizanye Yesu rero nukubona ngo ibyo Satani yararica bibona ubugingo ndetse bwinshi. Nabashimiye, nabonye mwambaye neza. Ibyo wambaye mu ijuru hari iby'amaso atabonye. Iramutse irezezwa n'ibyo wambaye, yakwambara kw'ibyo amaso yawe ataragira ute, ariko sibyo byayizanye. Isuye iteraniro, kandi ikiri kuyigenza n'ukubagirira neza. Mfite ikimenyetso, muramvugira ngo amen, kwaje kubagirira neza. Icyambere nuko yigeze kubagirira neza, kongera n'ubuntu aje kugereka ku bundi. Nta kindi cyamubaturi wabo ngo aze hano mu Gakinjiro, ntabwo ari ututuba. Izindi waziregutsa mu marembo y'ijuru zirashashe. Ibindi babicuranga, nta n'umumarayika waririmbira kwibi utagira ngo ni ibyuma byamuzanye. We yabonye ukenyeye ukubisemo umushanana, utazi imodoka utingiye mu Gakinjiro, nawe ahaguruka iwabo araza ngo muhurire hano.
nta kindi kiri kumugenza nuko kugirira neza. Ntiyagukomeretsa, bene wanyu bazagukomeretsa. Ntiyakuroga, bene wanyu barabuguha. Ntiyakwima fanta, bene wanyu bazakwima. Akwaseri Jezi ate benis kuguha umugisha. Dore ibirenge byuzanye inkuru nziza. Aravuga iby'amahoro n'iby'agakiza. Suko byibushe iriya mu ijuru barabushe cyane. Ahagarara hano agakoza umutwe ku ijuru, arareba ababyibushe yakwireba. Iyo uniform niho nyibonye, iyo ntiyamuzana naho bayidodera ntiyaza kure. Buriya yabarebye muyambaye, yarebye miliyoni mwashize, aravuga ati ndamanukira muri Hoziyana, nta kindi ndakora, ntawe nshira ubu ntidushira mu jisho, kuko uwo mwuga si uwayo. Kugushira mu jisho ni ibya Satani, kuguhinarika ni ibya Satani, kukugira rubaga impanda ibyo ni iby'umugome. We aza kukwicira ubukwe, Yesu ntiyabikora, ntabwo azasaba iyo usabye. Ubukwe bwe buri gutegurwa. Monami ntiyaza rero muri politike y'ubukwe, ntiyanakubera pare, kuko uwo mwanya ntiyawuharanira. Ikintu cyatumye ahamagara abantu mu gakinjiro nukugira ngo urabyemera amugirire neza. Ahasigaye utaha iwanyu ugenda uravuga uti nabonye neza y'Imana. Reka mbabwire, ubu nanje ibindimo ntabwo abigisha babuze. Ubu yavuze ati nugera mu gakinjiro ndakugirira neza. Ngiye yatangiye kandi ibi ndi gusoma, nutabisoma mwafashwa, kuko mu ijuru afite uko yabikora ugafashwa uri no mu nzira. Yakohereza n'abarayika. Ibi yanatsinda urugamba ntagaza aha mu Egiputa, akoresheje ibikeri kandi ivuga butumwa riravuga. Akoresha n'inda ivuga butumwa. Urumva nge rero uretse kunyikundira no kwinezererwa, akavuga munezero urirabura ariko uri mwiza, uziyizire mu gakinjiro nkugirire neza. Ubu nta bindi yampamagariye, ntabyo nsoma mutasomye, uretse kuza ati uze nsohoze ibyo navuganye nawe, wicarane n'abakomeye, wicarane n'aba Jean Paul, uvuye mu gishwati urebe uko Yesu agira neza gatuti. Nanje nkicara hariya kavuga ngo Mana warakoze, mbonye neza yawe. Narangiza nkayitahana nkayirengana ku kinyoni, nkabwira madame ntireba narindi kumwe na Hoziyana ati baririmbye indirimbo, gitare bayiririmbye, narushema yararimo akishima gusa. Tumugabo wanje Imana mushize hejuru, yasengeye mu gakinjiro atabagabo bintu nibyo. Mweko mwiza amashuri benshi, murabona ikindi cyazana Yesu hano mu rusengero niki uretse kutugirira neza? Yaje guturisha. Ayafite no mu samaki, yigeze abwira abakristo ngo timuzatura mwebwe nta mafaranga mbatse, mfite isamaki yayamize, aho kugira ngo muyazane mumirimira munaga muri 5 n'icya 15, nje ndaturisha mu nyanja. Abwira Petero ihuta, ageze mu nyanja aravuga wafi we nta mafaranga ufite? Iravuga iti umwami yarayambikije. Aravuga ngo yazane aturisha, atageze muri korarata. Ntabwo amaturo yamuzana, azanwe no kutugirira neza. Kwa mutari kubye abanjuru, haleluya. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, Yesu ari kugenzwa no kumugirira neza. Ababyakiye muvuge ngo amen. Ninde uri kumva ibicuro byo kugirirwa neza n'Imana?
uri kumva ibiciro byo kugirirwa neza n'Imana aguruka tere haleluya. Notifaki adosini mate pa emene tafika de goriasia senemate pa erekerima animate fari yake nta kindi kiri kumuyenza uretse kubaho umugisha mugataha. Ntabwo arya isupu arahaze, ntabwo agenzwa n'aya madushe meza mu ijuru ntibakaraba, kuva bavuka ntibari bakaraba, bafite ubwiza reka nta mwandura, nta matuwarete ari mu iterambere mu ijuru ntibituma, icyubahiro ntiwakituma. aba turi kumwe muvuge ngo amen. Iraje ngo itugirire neza, nta kiri kuyigenza, nta kindi ikeneye, ntabwo ikeneye moto iraguruka, ntabwo ikeneye indege iri hejuru yaso, ntabwo ikeneye visa niyo irema visa. bazuba mwicaranye ngo urumva ikeneye murebe, urumva ikeneye iki? kukugirira neza. Inzara sinakubwira, nakwarura n'ibyo uhishije. Uhishije ikarura se wakwanga? Iyaruye papa wawe ukemera yakwarura umuceri ukanga? Mbo ubu kangira ikinyabupfura tudahogera ntimubyumve neza, mwe ntabasakuriza agira ikinyabupfura, ariko muri hangana mwishamba niko bira. wowe Boniface mbabarira umbwira ikintu Yesu yaza gutira iwawe, ihangana uvuge ki? Isafuriya, isahani, umukandara, ibyo amaso atabonye n'ibyo amatwi atumvise nibyo tubikiye. Ntabwo igira peti yo kuba mu kirere tuzahama 3 n'igice itamanutse. Ibyo yarabipanze niba araha mu kirere, ibyo mugihe 3 n'igice tuzaba tuhari mwara tuveze guca, nta wururuka ngo aje hasi dutembera. Nta mavuta ikeneye irayarema. Nimutumva ikiri kugenza Yesu sindabaganiza ibi non tradiction. Manzu baze ngo kuki ndaha naje kuhahurira na Yesu ari kugenzwa n'iki? Ni inyinyasi bwamumanuririye ngo aze kureba inyinya, ni imbyino ahora bagira uti n'uburiri ntibajyama, hajyama mwe munanirwa mwirirwa muri za kawunga n'imisheri mugataha mwananiwe muri kuvuga ngo turuhuke. Bo ntibaryama ngo barakenera uburiri bwiza. Iyo bari mu ijuru bakavuga ngo tuje mu isi, baba baje kutugirira neza, kandi barabikora ndi kubyumva neza, kumva hari umuntu uri hano baragirira neza. Bariya nk'abariya aba bakijijwe kera, uriya bari gukritika ngo Yesu iragira neza, ngo n'abasambanyi barimo. Yakureka akari wifataho aho kugira ngo isure Jean Paul yasura umusambanyi ikamuvana mu Egiputa, haba umunezero mwinshi mu ijuru. Iyo umunyabyaha umwe agize ute yihaye, nawe yaje kumugirira neza. Gabanya karidi irahari ntayihari. Bwira uwo mwicaranye ngo kereka niwizira,
kereka nuzira kari iwanyu, naho ikiri kugenza Yesu ni ukukuyirira neza. Yigeze afata urugendo, mwihangane murebe hano, ahura n'umuntu uvuye mu mva. Umuntu uvuye mu mva ngo yari ikebesheje ibintu, aravuga umuntu uturutse mu irimbi, mwebwe uwazana umuntu uvuye mu irimbi hano mwataha mukavuga ngo nyirawe amanza musuhuze, tuzamusuhuze ejo. Umuntu wabaga mu mva Yesu abaraje ahura nawe, baramubwira ati uwo baramubwira ati vayo. Aramubaza ati wabagahe? Ibintu biramutigisa biti ati mwitwa ngo iki? ngo ingabo niryo zina ryacu. Ngo Yesu aramubwira ati sinakunena, uyu munsi ntusubire mu irimbi, utahe iwanyu ubabwire ko nakwigiriye ne. buretse famiye ye ikabizi ngo niyo arataha nawe yahuye na Yesu, ngo abona araje atangiye guhobera, ngo ahobera mama we, hobera aramuhobera, ngo mama aramubwira ngo se urasubirayo? Ati oya ntago ndasubirayo, nahuye na Yesu angirira neza. Giro mwicaranye ngo se kandi nturuta bavuye mu rimbi, ye tuvuge ko wakoze none se uhwanye nabo? Ibi ntabwo muri kubyo. Ikiri kumugenza yaragiye ageze ku musaraba. Nge ndavuga ikigenza Yesu, nimubyumva mumubwire akibakorere mu izina ryande ryanyu. Yaraje araza aratambuka ageze ngaha, muri hangana muvuge ngo amena, asanga urusambo ku musaraba. Igisambo kiramubaza kitari kuri kugenzwa n'iki? Yesu abwira ikisambo ati yewe ndi gupfira abantu ngo babone agakiza. Igisambo kiramubwira kiti wamperaho. Ikindi kiramubwira kiti ariko nta n'igice wize, nta na nibature, nta n'ituro, nta na repetisiyo uri kumva, ngo akibwira ngo ntitaye ku byo wibye nabo wibye, ngugiriye neza. Mwemuretse amashi murayakoma mu kanya. Ngo arakizamura ati uyu munsi turabana muri paradiso. Kiravuga kiti ariko se Yesu urakomeje cyangwa uriwe? Yesu aravuga ati ntabwo ari nje wibye bene wanyu, nje cyanzanye ni ukuguha ubugingo ndetse ubune bwinshi. Ngo kiragenda, mwama dufashe icara ngaha, ngo kibona cyicayeyo, ntabwo ari kugenzwa n'ibyacu, nta zimano, nta repetisiyo, nta gaburogera, nta nibature, uretse ko ntabigushishikariza weho waje karebera kureba. Ngo igisigara kiravuga kiti are ateze gisambo nawe wabonye ubwami, kiti ikigenza Yesu nuko tugirira neza atitaye. Arahari ntawe uhari, munyihanganire, arahari ntawe uhari. Hashake harimo abarwayi, ikigenza Yesu nukubakiza. Hashake harimo ingumba zitabyara, ikigenza Yesu nukubaha abana. Hashake harimo abamaze 90 batabyara, umva Sara we, ikiri kugenza Yesu nukugira ngo uheke. Hashake harimo abahari mumvugire ngo amen. Uyu mwanya Yesu ari kugenza no kutugirira neza, habindi biri kumugenza. Uri gushaka ibindi atahe, uwicana n'umujura, ibigenza Satani ntabwo ari korera kuko Yesu yamutanzeho. Nimumpere Yesu cyubahiro. Yesu yatanze Satani hano, mwamukomera mu mashiko agiye kugira neza kandi. Uwo mwicaranye ngo aguhereho, ineza y'Imana ikugereho, ineza y'Imana ikugereho. Mumpera umukono umubwire ngo ineza y'Imana ikugereho. Mubwire ngo ahere ku kikubabaje, ahere ku kikuraza ijoro, ahere ku gituma udasinzira, ahere ku cyakubujije akazi, ahere ku cyatumye udashaka, ahere ku gituma udaheka,
ahere ku gituma utabona akazi, ahere ku gituma udaseka, ahere ku gituma udakira. Ababyifuje bavuge ngo haleluya. Roshari matifa kia dosinima enema fika dego. Ari kugenzwa no kubagirira neza. Imana irakoze. Imana irakoze. Imana irakoze ariko no mu bukwe bw'Ikana, no mu bukwe bw'Ikana yarahageze baravuga ati se mwe mwarebye kuri ka invitation hari ikintu yazanye. Aravuga ati Yesu yaziyaho, ati yaziyaho mbega nawe ubukene turi muri crise economique yaziyaho. Naho Yesu yaje yabyiteguye ko nizishira arakina finale. Ubwo rero baratura, bajoze batura ubupfukire, abatwerera 50, abatwerera 20. Ubwo barabwiye inyuguza burashira, ahasigaye nyina arababwira ngo timumurebere mu makote, icyo ababwira mugirute mugikore. Ibyo kambyihorere. Yigeze umva tonto, yigeze adusura ndahantu hamwe hano hepfo hari icyumba bitaga refresheri. Aza mbonamwe abarokore beza bameze nk'abo, ariko nje nazanye babajya Inyange. Njaga ndavuga ngo kuko Inyange zikundwa, ngo ariko nanje abakobwa bankunda. Urabona ukunsa rero kera aho nari mubi kurushaho. Mwama dufashe kare, ariko ndirabura ariko ndi mwiza. Mwihangane muvuge ngo ikiri kugenza Yesu, kindi kiri kugenza Yesu. Noneho Yesu abaraje aradusura mu cyumba arabirinduka. Nje rero nta naki numva abana bati rerere, abandi bati abandi bati dududu, ati naho ninje gusa ari gushaka. Arenga nk'aba bambaye neza, arenga bambaye costume, araza ahitamo ewana. Mon Dieu, je vous remercie. Afata umwaba yamfashe hano aravuga ngo icyo ukenyereyeho ni igiki. Abatazi imikorere y'Imana ngo iramwishe, iravuga ngo ntaho mwishe, nzanywe no kugira ngo abone ubugingo ndetse bwinshi. Umwana risosora mu mwana aragenda araritwikaza nivu, aravuga ngo kuko wagwaraga igicuri ukikubita hasi, uyu mwanya wa none Uwiteka akirukanye n'iri baba tuzigera wongera kugwa hasi. Ubu ngo agahasa ari uko njyanye gusa. Abatabizi bishwa kuki yarebye uwibaba, ntarebe bano bakijijwe kera. Afite ikiri kumuye, ibyo kugira nabi ntibiba muri rore ye. Abagizi ba nabi muraturanye, abo barahagije. Bagahini barahari, bande barahari, ntabwo yaje kubafasha ahubwo kuko abagira neza ari bake. Niyo mpamvu na Yesu agenzwa no kugira neza, ineza y'Imana ikugereho. Reka mbabwire, haleluya. Yigeze asura ba Mariya, baramubwira bati nk'abantu b'abami umupfuri hano ari kunuka kandi ikinuko cye kikugiyeho cyakwanduza ubwami bwawe. Ngo aragenda arabwira ati mwe bazima nta numwe nshaka, munyereka hari umupfu. Bwira mwicaranye ngo iri kugenzwa n'abapfu. Aho kugira ngo ibwire Mariya ngo nguhaye isosi, n'abamagadare nibabwire ngo mbahaye igisheke, inazomera hari umupfu. Iravuga ngo umva Lazaro we, haguruka wiyizira. Ati tse! Ngo baraje, ngo baravuga ngo cya kinuko kigiye, ijwi rye gusa. Uwo bari kunena n'abashiki be bari kunena ngo aranuka
umva nshuti, wagize amahirwe n'utayapfusha ubusa, ushake ube warakoze ibyaha bingana n'umusenyi naho byatukura tukutuku, iri kugenzwa no kukugirira neza. Ntabwo mukumvisha ko ngako muri hangana muvuge ngo amen. Bino nkubwire gato, yigeze ifata kudahaguruka vuba, yigeze ihura na Mose, ngo Mose ari mu ivugabutumwa, ari mu bintu by'Imana, ngo ahura n'abantu bari gutuka Imana, amunyuzamo agati, amukoza ngaha hasi, amuseseka mu mucanga, genda wiyicarire. Amaze kumuseseka mu mucanga arakomeza ati haleluya, bataje ku gatuti, naho umuntu amusize hasi mu mucanga ati haleluya. Ngo igihe ageze ngaha ku gatuti ati haleluya, umuntu aravuga atoya, ibyo wakoze umuntu wacu ndakuyobewe, ntabwo ari weho wamusize mu mucanga. Ngo Mose abarirutse, ngo igihe hari kwiruka biramubwira iti amakuru yawe, ati ndi kwiruka kuko nakoze amahano. Tise amahano nayahe? Ati nashize umuntu mu mucanga, nzamukira ntazamukira ntago mbizi, ni weho wambwira. Tumva uko mvuganye nawe, icyo cyaha ndakikubabariye, kandi ni weho uzavana Abisirayeli mu Egiputa. Ibyo by'imicanga ntabwo ndimo, ahubwo ngo haye imbabazi. Wabona Mose arenze ngahari. Mwemuretse ikiri kugenza Yesu kano ntago mukumvishe, kambibwirira keza. Nabonye umuntu utagiraga ubwoba muri Hoziyana, niwe turakinana, naho mwe mwagira ubwo. Ngwino kubwira ukuntu Yesu agiraga neza. Yesu muvuge ngo amen. Ese mwanyemerera mukandika ku tupapuro ko ikiri kugenza Yesu mwiri teraniro ari ukutugirira neza? Ngo ahura n'umusamariyakazi ati mpa amazi. Ngo umusamariyakazi atumva, ntabwo tuvomaga hamwe, harimo imipaka. Ati se ntiwampa no ku gakombe? Umusamariyakazi aravuga ati ku bwoko bwanyu urabuzi? Yesu ati ndabuzi. None dusangira gute? Aramubwira ati ndaguha amazi. Undi ati se iriba ryanyu n'iryacu urarizi? Ngo Yesu aravuga ati uyu mumama nindamufatishwa n'amavuta sindamushobora. Baravuze ati umva uko mvuganye nawe, ngo ukuyemo ibikumazemo iminsi, ngo ushizemo ibisha, akira agakiza. Baramubaza ati se umugabo wawe arihe? Umugore aravuga ati ntawe. Ati koko ntawe? N'abandi batanu wari ufite ntaba? Reba Yesu urahura n'uwakoze divorce 5 kangahe? Mwamushira muri korari? Aramutse aregute moje busi wavuga utuyubuta azadufatira n'abagabo. Ngo baramuzanye aravuga ati nkugiriye neza, genda uririmbane na Hoziyana. Maze ko mutari kubyumva mwavuga ngo amen. Umusamariyakazi nkejo bakamubona kuri stage avuga ati eyawe 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 eya. Bati niko uyu wakoze divorce 5 arababwira ati nahuye n'umugira neza, ambwira ko kuwa mbere ambabariye, no ku mugabo wa kabiri ambabariye, no ku mugabo wa gatatu ambabariye. Abahari mumvugire ngo amena. No kuwa kane ambabariye, no kuwa gatanu ambabariye, n'uyu munsi yambabariye, yangiriye neza. Batese ntankurikiza ati ntazo, nahuye n'umugira neza. Nimutabyumva ndavuga uwa 7 ko ndi kubinginga namwe muri hejuru mwarambura ibiganza uyu mugira neza mukamuhereza icyubahiro. Kwa bwira uwo mwicaranye ngo afite misiyo mwiri teraniro. Mwami Yesu afite misiyo mwiri teraniro. Ntabwo ndi kubumva afitemo misiyo. Haraba tekide basi yafi. Utavuga ngo muri benshi, hari n'igihe yahajije 5,000. Wahari mu gihe cy'inzara umuhungu azana udufite ungahe n'udutsima twungahe, atwicarana nkaho ngo abarebye agira neza mwana wa mama, agira na umuntu urafata umuntu ufite ibaba ry'inyange, iryo baba ntarirebe. Ari ngawe Boniface
mu gusengera abashumba wari kuvuga uti nibutse ry'ababa. Umugisha atanga nta kindi yongeraho, nta ndakubabariye, ariko aguha imbabazi defirite, imbabazi zuzuye. Mw'iri teraniro harimo imbabazi, mw'iri teraniro harimo imigisha. Ikiri kugenza Yesu ni ugukura ku cyavu akabicazanya n'ibikomangoma. Ikiri kugenza Satani ni ukubicira amahirwe no gusenya amahirwe. Uhitemo urumvira. Twari turi kumwe ngo muvuge ngo amen. Ntabwo ndi kubumva mwavuga ngo amen. Mwamenye ikiri kugenza Yesu ni ukudusenyeraho amazu, ni ukudutwikira perimi, ariko wowe munsubize ni ugutwika diplomese, ni ukwiruka, ni ukubicisha inzara, ni ukuguha ubutwari, kandi ahubwo araguha n'uburuta ubwo wari ufite. Uracunga neza. Ari ijambo rimfashije. Ntabwo araguha ibyo ufite, ahubwo araguha ibiri hejuru y'ibyo wari ufite. Arabifite ntabyo afite. Hari abantu bari kugeragezwa bandebye nabi, baravuga ngo rero ngo uramushumba ngo ntazi imibereho dufite. Iwacu ntihajyoha inzira ducamo, hajyoha iyo tugiye. Ndiharyoha inzira turimo, haryoha iyo tugiye. Iyo ndebesheje kwizera, urebayo kavuga uti n'inka ndayitanze, bakongera bakagukopeza. Warebayo uti n'imodoka nyihaye Imana, ati ndebyeyo, ukongera ukareba yitumva uko avuganye. Nemverisero kwa Satani habiha iyo ugiye hakaryoha aho uvuye. Kwa Satani wavani haba haryoshe aho uvuye. Usubiza yijisho kabona indaya mwabanaga n'abandi bose bari kuvuga bati ukumva wasubira. Ariko twebwe haryoha iyo tugiye. Urebayo bwira uwo mwicaranye ngo haryoshye iyo tugiye, haryoshye iyo tugiye. Iyo tugiye hararyoshe, nubwo aho geze hasharira, ariko aho tujya haragize. Tuza Moridekayi uramuzi, haramubihiye abakurugi, haramubihira, haramunukiramwa, haramubihira bati dute, haramubihira arinda urugi, naho yagiye ari heza. Ndabamenyesha ko ikiri kugenza Yesu ari ukubageza ku byo yavuganye nawe, kandi ni byiza si bibi. Erega nibyo nibwira nzabagirira, si bibi ahubwo ni byiza. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa, Mwami Imana azantabara. Nicyo gituma abazi Imana yabo bazagira ute, bazakomera. Aho tugiye niho haryoshe, wiribwa naho ugeze. Aho ugeze si hugiye, Imana ifite yitujanye, kandi aho ikujanye ni heza kurusha aho ugeze. Uretse gato, uretse muzakoma mu mashinga rutse, naho ubu reka tuganire ikinyarwanda cyiza. Moridekayi ngo bamukatira zero, bashinga n'igiti kiri nkaha, baragishinga ngo ariko yareba hirya, akavuga ngo hirya y'iki giti ndi kuhabona umunezero mwinshi. Mwama dufashe karatugire neza. Wireba aho ugeze, reba aho ugiye. Nureba aho ugeze urabona inzara n'abakugiriye nabi, ariko nubona aho ugiye urabona wavuye ku giti. Ijoro rigeze mu gishuku baba baramwakwenga Moridekayi ngaho ngwino rero. Ahaguruka yaje cyane arima, ndagushimiye Mwami, aho Imana ibajanye ni heza. Iraza iramufata, iramubwira ngo Moridekayi ihangane uhaguruke. Iramubwira ngo Moridekayi amakuru yawe, aravuga ngo ni meza, aho ugiye urahazi. Ati mpareba mu kwizera. Hamani ntabwo yarazi yagiye. Uyu umwicaranye ngo hari abanyabyaha batazi iyo bagiye. Yararyohewe ariko atazi yagiye. Ngo ibifashe Moridekayi ngo imushize hano ku mugongo, ngo dore uw'umwami akunda kubaha,
ngo Hamani aramubwira ati ntabwo nari nzi ko ugiye mu birori nk'ibi, hejuru yo gusongora igiti, hejuru yo gukatirwa zero, hejuru yo kuba ku irembo, hejuru yo gutukwa, hejuru yo gushinyagurirwa, ikiri kugenza Yesu ni ukugira ngo akugirire neza. Unika umutwe wawe dusenga Imana. Ihangane unika umutwe wawe dusenga Imana yacu nziza. Igihe ni iki, ariko data wa twese ikiri kumugenza ni ukukugirira neza atitaye konema edro isaigon. Urakoze mwana, ndagushimye mwana, ngiye gushimira Imana iri kugenzwa no kukugirira neza. Hari ibintu bitatu dusengera. Icyambere ni ukuguha agakiza. Dore ibirenge byuzanye inkuru nziza. Ndasaba umuntu uri mu iteraniro, unika umutwe wawe, ndasaba umuntu uri mu iteraniro uwigeze akizwa akagwa, aya mahirwe ntamucike. Yesu ari kugenzwa no kumuvanayo. Kabiri, ndasaba umuntu utarabatizwa mu mazi menshi nawe ahagarara aho ari. Yesu ari kugenzwa no kumuha agakiza. Dore Masiya. Gatatu, ndasaba uwo bagushije, turebe iyo uvuye, reba aho ugiye, data ari kugenzwa no kukugirira neza. Wakwihangana ugahagarara mu mwanya wawe tugasenga Imana. Aya mahirwe ntagucike, aya mahirwe ntagucike. Hagarara mu mwanya wawe. Urakoze, Imana iguhereza umugisha. Nawe urakoze, Imana iguhereza umugisha. Nawe urakoze. Ufite isoni ntahaguruke, haguruka umuntu wakiye neza y'Imana. Zore matifa kede mariyaka. Urakoze mwami. No hejuru itangazo rinyuze hano riravuze ngo yewe muntu waguye mu cyaha, nawe wari ukijijwe ukagwa, ndi kugenzwa no kukugirira neza. Ineza y'Imana ntigucike. Ihangane nawe uhaguruke, ihangane nawe uhaguruke, urabugize neza. Aya mahirwe ntagucike. Ufite isoni hahaguruka umuntu wakiye neza y'Imana. Ni imbabazi zitagira ingaruka, ni imbabazi z'Imana zigukuriyo umwanzi. Ikiri kugenza Satani ni ukukwica, ni ukukurimbura, ni ukugukoreza y'isoni. Ikiri kugenza Yesu ni ukuguhereza imbabazi. Tera intambwe uzi imbere dusenga Imana. Hano hasi ariho uza gupfukama dusenga Imana. Bakuyobora inzira uze dusenga Imana. Uraza urihuta kandi Imana yemeye imbabazi. Imana yemeye imbabazi. Yego muhakayira atambuke, atambuke, atambuke. Kandi Hoziyana mwakomera Imana mu mashi kuko abari hejuru namwe mumanuke. Nawe haguruka uze. Uyu yapfukamye rwose. Imbabazi z'Imana zimuye. Itangazo riturutse Siyoni ni imbabazi Imana iguhaye. Ka edosi kade goriyasiya mefika de gore. Mukomeye Imana mu mashi mwaba mukoze kuko Imana itanze imbabazi zayo. Hari iki rosifa kia dosinima. Ihangane nawe umuti dekide bosi yafe. Imana yemeye imbabazi. Iri kugenzwa no kutubabarira, iri kugenzwa no kutubabarira. Abantu banejejwe no gukora kw'Imana bongere bayiha amashi, iranezererwa cyane. Bayivugirize n'impunda ababyeyi barimo. Yego 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 yego. Ndasaba korari Hoziyana turasenga ihagaze aho iri. Mwihangane mwese muhaguruke, hari icyo data ari gukora. Mushiraho akaririmbo bari kuza norafika. Namwe murakoze ko muje. Abashumba rero Jean Paul arabayobora ko baza gusengera izi ntama. Urakoze mwami, urakoze mwami. Itangazo ikiri kugenza Yesu ni ukuguha imbabazi abantu bakwimye, ni ukuguha imbabazi z'ubujura bwawe, ni ukuguha imbabazi z'ubusambanyi bwawe, ni ukuguha imbabazi z'ubwicanyi bwawe, ni ukuguha imbabazi zo guterekera kwawe. Imana yemeye imbabazi. Urakoze nawe kuje. Ni ukuguha imbabazi zo guharika kwawe, ni ukuguha imbabazi zo guca umutwaro inyuma kwawe. Murakoze cyane. Reka edasi yafika abafite impuhwe musengere mu mutima. Imana ihereza aba bantu imbabazi. Murakoze cyane. Tuyobore mu gusenga.